ry'Imana yakuvuzeho kuko icyo ngicyo nicyo gifite agaciro. Elisa yarababwiye ngo ni muceceke, yari afite ibanga n'Imana. Ese we ntabanga waba ufitanye n'Imana yawe? Bwira abandi bose ngo ni muceceke, ndabizi. Yesu nashimwe cyane. Elisa wawe nagukurwaho, Eliya wawe nagukurwaho, urahita ubona umugabane wawe. Eliya wawe nagenda, urahita ubona ibyawe. Reka nkubwire nucika intege. Yesu nashimwe cyane. Ngariko jeweho nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka. Nakwibariza wowe ngo ese w'amaso yawe yahojeje kuri nde? Amaso yawe y'umutima uyahanze nde? Ibyiringiro byawe biri muri nde? Ese ni waba wiringiye abana b'abantu? Ese ni waba wiringiye bene wanyu yuko hari icyo bazakumarira? Ni waba wiringiye bakuru bawe n'abashiki bawe? Reka nkubwire abana b'abantu bumva baragutungura. Cya gihe udatekereza, cya gihe wumva yuko bafite, yuko wumva yuko bagushyigikiye, aha ngaho baragucika, ukabura naho uhungira, ukabura aho werekeza. Kubera iki? Amaso yawe warayabahanze. Ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo ariko jeweho nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka, negereza Imana imagakiza. Ndagira ngo ngusabe ngo utegereze Imana iguhagakiza. Ntabwo nzi ngo ni ryari ushaka kuvuga utari ko wowe ivugire nabyuzi, ntabwo uzagahinda mfite. Ariko ndagira ngo mbwire mu ijambo ry'Imana na hamwe ijambo ry'Imana rijya ribeshya habe na gatoya. Gerageza ufate ijambo ry'Imana, gerageza ukiranuke, gerageza uhagarare nk'uko Imana ibishaka. Hanyuma nurangiza urekarame ijambo ry'Imana. Icyo kintu iyo umuntu aje akubwira gutyo ntabwo aba ari mwiza nawe. Banza umubaze utese wowe ko yakubwiye atyo, hanyuma wamusubije iki? Icyo gihe icyo cyanzu ubugize ute? Ubu gifunze. Ntabwo azongera kuza kuko azavuga ati nisubira yazambaza cyo namubwiye. Kandi uwo muntu kenshi abenshi muri abo baba bagira ngo babone icyo basubiranayo. Ntabwo aba akubwiye kubera ko agukunda kugiriye impuhwe, abagira ngo agire ibyo asubirana kuri wa wundi. Rero iyo umubwira uti sa wowe se wamubwiye iki? Basi waramubwiye ngo nibyo cyangwa si byo? Nabura icyo agusubiza uzamenye yuko yifatanije n'umwanzi wawe. Amahoro y'Imana, umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana MPUMURIZA GB Ministries. Nanone tuje kuri kamera kugira ngo tuganire namwe, ariko mbere yuko tuganira turabasuhuje aho muri mwebwe mwakoze subscribe, namwe mufunguye kino kiganiro mutarakora subscribe, twabasaba kugira ngo mukore subscribe kuko iyi channel ni yanyu. Impamvu ari iyanyu nuko irimo ibihumuriza imitima yanyu, natwe burya byaba byaduhumurije tubikora, ndetse niyo tumaze no kubikora turabongera tukabisubiramo tukabyumva maze tukabasha gukomera. Kuko mu migani hari ijambo ryanditswe ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Nta kindi tubikora no kugira ngo dukazanye maze umubiri wa Kristo uba ukomeye ndetse ufite ibihagije byose muri we. Muraho neza mushumba wa MPUMURIZA GB Ministries? Muraho neza. Yego, amahoro y'Imana nabane namwe kuri twese. Reka dusuza rero abantu bari muri iki gihugu Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali ndetse tugire ni Rwotamasimbi, ubwo naho giterwa inkingi. Twabahaye intara ya Gatandatu. Tubita n'abadiaspora. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Hari abantu bashinze ikirenge mu cyarusi. Burya Rusi nawe yari umudiaspora. Yego. Nise mbyumva. N'abantu bagiriye kugirira umugisha mu gihugu banakiboneramo ibyiza atari bene icyo gihugu. Ariko kubera ko bagishatsemo, kubera ko bakikunze, kubera ko bagihahiyemo, bagiriramo umugisha. Ndetse babona na gakondo. Kandi barabamo wabo. Ese namwe mwari abanyarwanda ariko muri Amerika, abandi muri Burundi, abandi muri Kongo, abandi muri hirya no hino hagiye hatandukanye. Namwe turabashimiye ko mu gikuza ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse by'umwihariko mukaba mwaraje mugakora subscribe hano kuri MPUMURIZA GB Ministries. Mana amahoro ibaho umugisha. Reka nshimire umuntu umwe maze mite baho umwanya musenga Imana, dore ko ijambo ryo muri horana. Ndashimira umuntu utira telefone atayifite, ariko kuba yarayigeze byo bikaba ikindi. Akavuga ati uyu munsi ntiye telefoni ngiye
gukurikirana ibiganiro nta mperuka kumva kuri GB kuri Mpumuriza GB Ministries wa muntu we nukuri turagukunda kandi tukwifuriza ibyiza amahoro y'Imana abane nawe uno ndetse n'umugisha w'Imana ubane nawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tuguhaye ikaze rero usenga Imana dutambire igitambo cy'isengesho kugira ngo kino kiganiro kiyoborwe n'imbaraga z'Imana n'ubundi n'ibindi byose biyorwa n'imbaraga z'Imana ariko by'umwihariko noneho iki cyo murakoze Data mukunzi mwiza turagushimiye cyane urera kandi urakiranuka uri wo kwiringirwa ibihe byose mwami imitima yacu igubwa neza iyo tubwiye kuza imbere yawe ndetse kugira icyo tubwira bene data duhumurizanya bitewe n'ibihe barimo rero mwami tuguhaye icyubahiro tuguha ikaze kugira ngo utege kuganze amagambo yawe mwami agenda agere kuri babandi bose bababaye barushye baremerewe buri muntu wese mu cyiciro arimo kugira ngo abwirizwe nawe ahumurizwe nawe akomezwe nawe kandi ahumuke amaso amenye ubakurikira uwo ari we tuguhaye icyubahiro izina ryawe rikuzwe none n'iteka ryose amen amen Imana y'amahoro iguha umugisha amen mu bakristo cyangwa se mu babyawe bwa kabiri cyangwa mu bakurikiye umwami Yesu Kristo cyangwa mu bantu bahisemo inzira ijya mu ijuru tugira ijambo ryitwa guhanga ngo umuhanga amaso witeka hari n'ijambo rivuga ngo kuko ari we banze ryo kwizera yego iyo umuntu ni gute umuntu yahanga amaso uwiteka muri iki gihe cya nyuma cy'ubuhenebere uwiteka akajya yakebuka kuko hari ijambo rivuga ngo unkebuke yego unkebuke umbabare nk'uko umenyereye kubabara bubaha izina ryawe muri Zaburi 119 mu murongo 130 mu buhenebere buriho mu ntambara ziriho mu madini menshi amwe ayobya andi ajyana abantu mu nzira y'agakiza ni gute umuntu yahanga amaso witeka akayamuhanga akamubera umwami n'umukiza kugeza kuri ujya munsi ubuzima bwe ubugingo bwe buzakurwa mu gitaka kigasanga ikindi gitaka ndavuga umubiri akimuhanze amaso nubwo hariho ibirusha n'ibigerageza hari nkubajije byinshi turagenda twibukiranye yego amen Yesu aguha umugisha cyane mukozi w'Imana ni ukuri ubajije ikibazo cyiza ngo ni gute umuntu yahanga amaso witeka muri iki gihe turimo ni ukuri n'ibihe bikomeye n'ibihe biruhije aho umuntu adafite umwanya wari wabona umuntu ubura umwanya guhera mu gitondo bukarinda bwira wamubaza ngo bite ngo nabuze umwanya wo kuruhuka yego ibyo urabyumva noneho ukibaza niba umuntu yabuze umwanya wo kuruhuka ese yabonye umwanya wo gusenga Imana wo guhanga amaso witeka bivuze yuko aba yahereye mu gitondo yizengurukaho bukarinda bwira atarabona akanya ko gutuza ngo agire nibura icyo aganiraho n'Imana ye yego ni ukuri rero abadukurikiye tubahaye ikaze ni ukuri aho muri hirya no hino nk'uko umukozi w'Imana yabakiriye Emmanuel natwe tubahaye ikaze uko muhora mudukurikira mukora subscribe musharinga munatanga comment mutubwira hari igihe tuzagaruka tugende dusubiza ibyo mwagiye mutubaza rero Imana y'amahoro ibaha umugisha reka twumve ese ni gute umuntu yahanga amaso witeka Yesu nashimwe cyane se birashoboka njyewe ndavuga ngo birashoboka guhanga Imana amaso muri iki gihe cy'ubuhenebere muri iki gihe ibintu bikomeye muri iki gihe icyambere nyamukuru nabanza kuvugaho Emmanuel ni ukumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe noneho iyo umaze kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe umenya nuko unamuhanga amaso umenya nuko ibyo ushyikaho byose ibyo urimo kwirukankamo uwiteka atabirimo ntacyo wageraho wamenya neza yuko niyo business ukora nako kazi wicaramo ubyuka buri gitondo ujyamo uwiteka atabirimo ntacyo wageraho bivuze ngo rero iyo umaze gusobanukirwa agaciro k'Imana iyo umaze gusobanukirwa agaciro Imana yaguhaye we nk'umuntu ikakurema ikagushyiraho kugira ngo uyikorere kugira ngo usohoze ibyo yagushyizemo wanayiha umwanya washaka akanya nibura ku munsi ukavuga uti aya masaha nayashyiriyeho uwiteka ntabwo bivuze guhanga amaso uwiteka ngo wicare umutumbire gusa ese wamutumbira ari hehe
ijambo ry'Imana tubwira ngo atura muri twe yego mu mitima yacu bivuze ngo rero guhanga iyo ufite umutima wawe uyutera urabyumva neza iyo umutima warwaye nabyo urabyumva yego kandi niyo wababaye nabyo urabyumva rero bivuga ngo guhanga amaso Uwiteka ntabwo bivuze ngo wicare hamwe utegereze gusubuti ni mumbya gato Uwiteka arancaho oya nka cyagiye cya Eliya na Elisa muri serwakira yaramubwiye ati ntuntumbira ngo haza amabuye hakaza iki mbese kariya kantu njya nkatekerezaho njya nanjye reka mwavuga tukaganireho hari ukuntu njya nicara nanjye nkishyira mu mwanya wa Elisa nkareba ariko bibaye ari jyewe Eliya abwiye ngo umva ninzamurwa ukimbona untumbiriye ibyo wansabye urabibona noneho hakaza iyo serwakira njya ndeba serwakira ubu ngubu kera hajyaga haza serwakira ukabona ivumbi ryinshi ririmo ibiti ririmo amabuye mbese ririmo ibintu uburyo muratokorwa ibintu bikakujya mu maso ugahumiriza noneho ugahindukira ukareba urundi ruhande kugira ngo umucanga n'imyanda bitakujya mu maso noneho uranibaza imbaraga Elisa yagize kugira ngo akomeze atumbire Eliya serwakira ikazi kabatandukanye ariko akaguma agatumbira amaso ye nahumbye nibaza ariko ntabwo ivumbi ryamugiye mu maso ariko yuzi icyo ushaka haleluya yuzi icyo ushaka kandi ugishaka ku Mana yawe haleluya nta vumbi ryakujya mu maso reka ibyo byose manwe iryo vumbi n'ubu rirahari mu buryo bwo mu mwuka ivumbi rirahari ibigeragezo ni byinshi intambara zirahari yewe ibibazo birahari amajwi ya Satani arahari serwakira zirahari ntabwo ziri ku gihe cya Elisa gusa haleluya n'uyu munsi zirahari ese ugira ngo icyo kigeragezo cy'umugabo n'umugore bafite si serwakira ese niba umugabo adataha agamara iminsi hanze ari mu kabari ari mu bagore ari iki uwo mugore utamenye ko abana baraye yibereye njye mu kabari ese si serwakira yageze mu rugo ariko Elisa aravuga ati uko byamera kose ndamuhanga amaso ndayamutumbira uyu mwitero ndawubona uyu mugabane ndawubona bugira kabiri haleluya bene data ngira ngo mbabwire ngo za serwakira zirahari ntabwo zizanashira ariko biradusaba kugira imbaraga zo gutumbira tumbira serwakira ihari nkeya ihari nyinshi ihari uko yabimeze kose tumbira nutumbira cya kigeragezo kirashira serwakira yaciyeho ariko Elisa acakira iki umugabane we arawubona kubera iki gutumbira rero n'uyu munsi ushobora gutumbira wa mugore ushobora gutumbira wa mugabo ushobora gutumbira wa musore we urashobora gutumbira Yesu nashikobwa we ushobora gutumbira hari umukozi w'Imana twarimo tuganira atubwira ku mfubyi ukuntu abantu barimo bariganya imfubyi ariko ndakubwira ngo wa mfubyi usobanukiwe ukuntu Imana igukunda usobanukiwe iki Imana yakuvuzeho aba bantu wabashyira ku ruhande hanyuma ugatumbira umva ugafata ijambo muri Bibiliya rimwe ukariryamaho ukavuga uti Imana waravuze umva nkubwire niba hari ikintu kitashobokera Imana ko yakwirengagiza no kwiyibutsa ijambo ryayo haleluya yusenze ukiranutse imbere y'Imana ukavuga ngo Mana waravuze iyo wavuze ngo Mana waravuze ukayibutsa icyo yavuze ukayibutsa isezerano ndakubwiza ukuri ko Imana ibikora Yesu nashimwe cyane gutumbira rero nago bivuze ngo ugende uryame wiyerose nago bivuze ngo ugende uhora mu rusengero usenga ubudasiba oya bivuze kwizera ijambo ryayo ugakora icyo yakubwiye gukora haleluya Yesu nashimwe cyane niba Elisa yarashoboye umva kwirengagiza abana b'abahanuzi bagendaga bamuca intege urahibuka bagenda bamuca intege bakamubwira baterega isigarire hano shobuja agiye kugukurwaho akababwira ngo ndabizi ariko muceceke ndakomeza yashyika hakurya abandi bakamubwira baramubwira ariko ko batubwira muri iyi si utekereza gukora ikintu muravuga ngo se bizashoboka ngo uburetseho gato ese ugira ngo uzabyara ntabwo bishoboka ngo na runaka niko byagenze ariko na runaka nuzi ko yabitangiye nawe bikanga nawe ntushobora si yihanganye ngo nawe ihangane hari n'abanakubwira bati ese ubundi wanatandukanye nawe yego ubundi hanze hari ariko ubundi wari wasinziriye buriya wajyagahe kuki watwawe nuriye ko batubwira iyo se serwakira se yego
Yesu nashimwe cyane. Umukobwa akaba ari ahanga cyangwa se umuhungu akarambagiza akagerageza bikanga bakava bakamuca intege batereka byararangiye. Yesu se rwakira se ariko sobanukirwa icyo Imana yakuvuzeho. Tegereza. Elisa ntabwo yacogoreye hahandi abantu bamubwiraga nasigara iyerekwa nasigare arababwira ngo iyi ni mukeceke nasigara iyerekwa kuri Yorodani ariko arababwira ngo iyi ni mukeceke arabizi ko igihe kizashyika shebuja akagenda. Ariko ndagira ngo ubwire wa mukobwa we wa muhungu ibikugoye byose bibwire ngo yego ni mukeceke. Izo ni serwakira. Yesu nashimwe cyane. Tumbira Uwiteka. Ese hari isezerano wicaranye, hari ijambo ry'Imana wicaranye, hari icyo Uwiteka yavuganye nawe. Tumbira Uwiteka. Kura amaso ku bana b'abantu, kura amaso kuri bene wanyu, kura amaso ku nshuti zawe, kura amaso kuri ba bandi mugendana umunsi ku wundi, kura amaso kuri ba bandi ubona ko ari bo bafite ubuzima bwawe. Nta muntu n'umwe ufite ubuzima bwawe uretse Uwiteka Imana. Rero hanga Imana kuko niyo tangiriro ryawe ni nayo herezo ryawe. Yesu nashimwe cyane. Ngivuga ihera mu itangiriro ikavuga iherezo ryawe. Rero iyo ngiye izi herezo ryawe aba ari yutumbira ibindi byose bikuraho amaso. Hano hari ijambo ry'Imana riri muri Mika 7 umurongo wa 7 haravuga ngo ariko jyeweho nzahoza amaso Uwiteka, nzategereza Imana imagakiza. Imana yanjye izanyumvira. Haleluya. Imana yanjye izagira gute? Izanyumvira. Ndashaka kubwira muntu w'Imana utegereje bingana iki? Waba utegereje urubyaro ni ikigeragezo kitajya kikorerwa n'abantu babiri. Ariko ndagira ngo ubwire ngo tegereza Uwiteka, tumbira Uwiteka. Aravuze ngo Imana yanjye izanyumvira. Wowe hanga amaso Imana, kura amaso amaso yawe yakure ku bantu. Icyo bakubwira wigiha agaciro, agaciro cy'Imana yakuvuzeho kuko icyo ngicyo nicyo gifite agaciro. Elisa yarababwiye ngo iyi ni mukeceke yarafite ibanga n'Imana. Ese we nabanga waba ufitanye n'Imana yawe bwira abandi bose ngo ni mukeceke ndabizi. Yesu nashimwe cyane. Elisa wawe nagukurwaho, Eliya wawe nagukurwaho urahita ubona umugabane wawe. Eliya wawe nagenda urahita ubona ibyawe. Reka nkubwire nucika intege. Yesu nashimwe cyane. Ariko jyeweho nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka. Nakwibariza wowe ngo ese w'amaso yawe yahojeje kuri nde? Amaso yawe y'umutima uyahanze nde? Ibyiringiro byawe biri muri nde? Ese ni waba wiringiye abana b'abantu? Ese ni waba wiringiye bene wanyu yuko hari icyo bazakumarira? Ni waba wiringiye bakuru bawe n'abashiki bawe? Reka nkubwire abana b'abantu bumva baragutungura cya gihe udatekereza, cya gihe wumva yuko bafite, yuko wumva yuko bagushyigikiye. Aha ngaho baragucika ukabura naho uhungira, ukabura aho werekeza. Kubera iki? Amaso yawe warayabahanze. Ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo ariko jyeweho nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka, negereza Imana imagakiza. Ndagira ngo ngusabe ngo utegereze Imana iguhagakiza. Ntabwo nzi ngo ni ryari ushaka kuvuga uti ariko wowe ivugire ntabyo uzi, ntabwo uzi agahinda mfite. Ariko ndagira ngo mbwire mu ijambo ry'Imana na hamwe ijambo ry'Imana rijya ribeshya habe na gatoya. Gerageza ufate ijambo ry'Imana, gerageza ukiranuke, gerageza uhagarare nk'uko Imana ibishaka. Hanyuma nurangiza urekarama ijambo ry'Imana uvuga uti Imana waravuze ngo. Haleluya. Amen. Iryo jambo ndarikunda. Mana waravuze.
duhanga amaso abakomeye, duhanga amaso amashuri yacu, tugahanga amaso ubutunzi. Ibyo byose ntacyo bizatumarira, ariko uhanga amaso Uwiteka ngo nubwo azaguha agakiza, gutabarwa kwawe niho kuzaturuka. Mwene data, Yesu nashimwe cyane. Ntabwo nzi rero icyo uhanze amaso, ntabwo nzi aho amaso yawe yahojeje. Ndifuza yuko uhinduraho gatoya, hindura amaso yawe yahange Uwiteka. Agakiza kawe niho gaturuka, niho gutabarwa kwawe guturuka, n'ahandi aho niho guturuka. Rero nubikura ku bantu ukabyerekeza ku Mana yawe, nukuri kose uzahabwa umugisha. Yesu nahabwe icyubahiro iteka ryose. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma hepfo ku murongo wa 8 haravuga ngo twasomye muri Mika 7:7, noneho ku murongo wa 8 ndagira ngo ubwire icyo kigeragezo kikuzengurutse, ndagira ngo nkubwire umfashe tubwire serwakira. Yesu nashimwe cyane. Serwakira yibwire ngo wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru. Yesu nashimwe. Yibwire yuko uzi gutabarwa kwawe aho guturuka. Bwira uwo mwanzi wawe ari we Satani, umubwire ko gutabarwa kwawe uzi aho guturuka kandi uzatabarwa. Wowe nuhanga amaso Uwiteka uzatabarwa neza. Haravuga ngo wa mwanzi wanjye we kunyishima hejuru, ngo ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima Uwiteka azambera iki? Azambera umucyo. Ndagira ngo ubwire ngo Uwiteka agutegenye yombi. Bavuga ngo agutegeje na yombi, na yombi. Arakwakira na yombi. N'umugana arakwakira na yombi, kuko niho agakiza kawe gaturuka. Izo za serwakira zibwire ngo ceceka winyishima hejuru, kuko naho nagwa sinzarambarara kandi nzabyuka, kuko niho gutabarwa kwawe guturuka. Guturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Yesu nashimwe cyane. Uko byamera kose, bwira uwo mwanzi wawe ye kukwishima hejuru, kuko naho wasinzira, ngo naho wakwicara mu mwijima Uwiteka azagukuramo. Erego niwe mucyo wacu, rero nta mwijima kuri wowe. Yesu nashimwe cyane. Elisa arababwira ngo yego ni muceceke. Naho ndagira ngo ubwire umwijima uyu munsi ngo yego ni muceceke. Ndabizi ko muhari, ndabizi ko hari ikigeragezo mu rugo rwawe, urabizi ko ikigeragezo mu bana bawe, ikigeragezo ku mutware wawe cyangwa ku mugore wawe, ariko bibwire ngo ndabizi, ariko nimugire gute? Ni muceceke. Elisa yarabibwiye, ariko arangije agira ate? Aranesha. Serwakira ziraza, ariko arasohoka, kandi asohokanamo umugabane nk'uko yari yawusabye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Wavuze ku bijyanye na kotsi z'abantu. Hari ikindi kiganiro umukozi w'Imana mwigeze kuganirira hano, muganira ku kuntu urugo iyo umwe aba agomba kwiga, yamara kwiga akiga n'amakosa y'uwo mugenzi we. Hari ndabyumvise nabyo nshaka kubigereranya. Ndavuga intahari hari abantu bazi ibyo tuzi. Urumva? Abantu bazi, ubundi abantu ibyo bazi ibyo tuzi. Yego. Ahubwo dore ikosa bajya bagira nuko batwibutse ibyo tuzi. Orade tubizi. Bakanakubwira ngo ihangane. Ubwo rero mu Kinyarwanda niba gifite ikinyabupfura muze kunkosora, babyita ubujajwa. Yego. Umuntu ukubwira ibyo usanzwe uzi. Ibyo usanzwe uzi. Ubundi watinze kubyara, already ni wowe ubizi, ariko arakaza akakubwira ati se kuki undi watinze kubyara. Urumva? Ariko ubundi iryo si ijambo umuntu aba akwiriye kubaza undi. Ndabizi ko natinze kubyara, kandi ntugiye kumpa igisubizo cy'uko natinze kubyara, uri kuza kubinyibutsa. Ubwo rero ni rya jambo navuze mu kanya. Yego. Rero mu by'ukuri nubwo ibigeragezo birahari turabizi, umwanzi nahagurukira kutubwira ko kandi nawe arabizi cyane nicyo bashaka kugira ngo atubabaze. Buriya hari irindi jambo uriya mukozi w'Imana yigeze kuvuga, aravuga ngo ntaho abika ibimubabaza kuko huzuye. Yego. Satani naze aje kutubwira ibintu asange aho tubika amanjwe ye haruzuye. Tumubwire duterega
cyangwa haranafunzwe icyo cyumba n'iki kibaho hari bene data bahaba hakurya bajya kugororerwa hakurya ngo Satani nakubwira ngo usubire ku rumogi uzamubwire ngo iyo nimero nishoboye kuboneka nitujye tubwira Satani yuko iyo nimero ntikibaho nishoboye kuboneka nitukamutega amatwi turi busy mu by'Imana niyo mpamvu Elisa abwira abana b'abahanuzi habwira ati njyewe ndi kuri stage yo kugera ku rwego rwo kubayobora yego ibyo muri kumbwira muri kubimbwira nk'abana batigiye ku birenge by'ibyo nshaka yego nge ndashaka kuba uwo nigiye ku birenge muceceke ibyo ndabizi ko nyine agiye kunkurwa erega ndi kumukurikira kandi twanavuganye yuko ni muhanga amaso hari icyo ndi bubone already aragenda nanjye ibyo ndabizi rero kuko ubwira ibyo uzi aba ari ubujajwe Imana idufashe cyane ibyo ni ibicanege ubundi umuntu aba akwiriye kumenya yuko ari intumwa ya Satani kuko umuntu ukubaza inkuru asanzwe akuziho aba agira ngo yongere atoneke mu gisebe yongere abihindure fresh noneho wongere ubabare bundi bushya ariko yasanze iyo nomero yarabaye nomero composé n'est pas accessible uramubwira uti ntabwo bishoboka ibyo byararangiye hanyuma agahita akorwa n'isoni agashakisha urundi ruhande umuhanga yigeze kuvuga ngo mugigeze mu byago n'ibigeragezo ujye ufunga irembo ryo kubabara irembo ryo kubabara yego numara gufunga irembo ryo kubabara ujye mu gikari ufunge irembo Satani acamo yinjira ni ukwemera kuganira nawe yego buriya kwemera kuganira na Satani aho aba yakuranye kuko afite ibihendongo byinshi arongera aravuga ngo wongere ujye mu cyanzu ubwo wavuye ku irembo ujya mu gikari ujye mu cyanzu noneho hari indi nzira nyine yinjirerwamo yego yitwa ibyaha yego ucukubira nabyo yego uvuge ngo naho ndiho naho twanze twose dusibanganye nzi ko nkundwa n'Uwiteka kandi abibyo nkenye byose yego aho uzaba wamushoboye yego kuko niko kuri Imana iguhumugisha amen urakoze cyane mukozi w'Imana ibyo nibyo gufunga icyanzu ugafunga amarembo mbese ukamenya aho umwanzi yinjirira hose ukahafunga niba umwanzi akuza gute yaturutse mu magambo funga amagambo shyiraho akapapiye shyiraho akantu kumunywa wigendere yego nakuvugisha murebane mu mutima mubwira uti haranditswe mu izina rya Yesu buriya hari ikintu kijya kigora abantu umuntu akaza akakuzanira nk'incanege akakubwira ati ariko buriya wari uzi ko Manuel yavuze ngo Manuel uzi ko yakuvuze ngo icyo kintu iyo umuntu aje akubwira gutyo ntabwo aba ari mwiza nawe banza umubaze utese wowe ko yakubwiye atyo hanyuma wamusubije iki icyo gihe icyo cyanzu uba ugize ute uba ugifunze ntabwo azongera kuza kuko azavuga ati nisubira yazambaza icyo namubwiye kandi uwo muntu kenshi abenshi muri abo baba bagira ngo babone icyo basubiranayo ntabwo aba akubwiye kubera ko agukunda kugira impuhwe aba agira ngo agire ibyo asubirana kuri wa wundi rero iyo umubwira uti wowe se wamubwiye iki basi waramubwiye ngo nibyo cyangwa si byo nabura icyo agusubiza uzamenye yuko yifatanije n'umwanzi wawe cyangwa ni wa wundi ukugambanira rero bakundwa nshuti z'Imana wowe ninde uhanze amaso ninde utumbiriye amaso tumbira Uwiteka Yesu nashimwe cyane ngo nzahanga amaso Uwiteka ngo jyeweho baravuga ngo jyeweho none baza ngo wowe utumbiriye ninde wiringiye ninde uhanze amaso ninde ubwira ibyawe ninde Yesu nashimwe cyane ngo nzahanga amaso yanjye ko Uwiteka kuko niho gutabarwa kwanjye guturuka niwe uzama agakiza rero nuhanga amaso Uwiteka mukundwa uzanesha bya bigeragezo byose bya bindi bikuza imbere kenshi turabyikururira kenshi ukingura ya marembo urimo kuvuga hari irembo ukingura urabizi ko umuntu ikimugenza ni ugusenya uramwakiriye umuteza amatwi iyo ni Satani reka kinga menya abo ukingurira umenye n'abo ukingira Yesu nashimwe cyane ntugakingurire ntabwo ari buri muntu wese kunda abantu bose bafashe uko ushoboye ariko wikwizera buri muntu wese ngo wumve yuko yakubera umunyamabanga Yesu nashimwe cyane rero nkuko twavuze ngo wa mwanzi wanjye winyishima hejuru wikwemera ko Satani akwishima hejuru nubwo waneshejwe nubwo hari aho wakubiswe ariko uracyafite ibyiringiro
byo kongera ugahaguruka byo kongera ukagaruka ukavuga uti nubwo ahangana hatsinzwe ariko kwihana biracyahari uracyategewe amaboko wakongera ugahaguruka ugafunga za nzira zose umwanzi yinjiriyemo aza mu rugo rwawe. Imana iduhana umugisha cyane. Amen. Akandi kantu uravuze ngo wa mwanzi wanjye winyishima hejuru. Urumva yuko uyu muntu yakinguye ku irembo. Yego. Satani umwanzi azana n'abambari. Yego. Taza abambari buriya abantu n'abakozi be n'intumwaze. Urumva bamwe binjiriye mu gikari mu cyanzu ku irembo ya miryango yose warayikinguye. Umwanzi rero nagusanga aho uryamye, ubundi wagiye kuryama wakinze. Ibaze yuko uri nko mu kigeragezo wenda cyo kutabyara, hari imiryango ugomba gukinga. Yego, myinshi cyane, myinshi. Ntatukubwiye ngo ujye kwiherera mu nzu nyine wikingirane, wicwa n'agahinda. Ahubwo hari amajwi, hari ibigare, hari amatsinda ugomba kuzibukira cyane, kurekura burundu. Yego. Niyo mpamvu nyine ugomba gukinga ayo marembo. Yenda hari akantu naje gutekereza, ndavuga ngo ni gute umuntu yamenya yuko ahanze amaso Uwiteka. Yego, Yesu aguha umugisha cyane gusobanukirwa uko koko kuhanze amaso Uwiteka. Nuko uhura na cya kigeragezo ukagitsinda. Iyo kera byakugeragaho bikaguhungabanya, ukakira buri umwe wese, ukabwira ibyawe buri umwe wese, ugenda usobanukirwa yuko wahisemo hari umurongo wakase wiyeguriye Imana, utakigendana na bya bigari wagendana nabyo ukabikupira, ukabireka kuko ntacyo bikumariye. Niba ari abantu bagenda mukirirwa muvuga abantu bagenzi banyu, icyo gikundi nacyo ukakireka ukakihorera. Niba hari ibyirirwaga bikuriza bikakubuza amahoro, ukirirwa uri mu gahinda wihebye, ka gahinda ukagatsinda. Gutsinda agahinda ntabwo umuntu abyuka ngo agatsinde, ni ugusenga. Yusobanukiwe yuko hari icyo Imana yavuganye nawe, yusobanukiwe ko ufite ibanga ry'Imana mu mutima wawe, ako gahindura agatsinda. Usanga utangiye kugira umunezero mu mutima wawe, usanga utangiye kumva ufite ibyishimo utazi naho bituruka. Ni Imana itanga umunezero ngo kandi bizana umubabaro bigihari. Bivuga ngo Imana ije kuguhereza umunezero kandi serwakira igihari. Iracyahari ariko urakomeje, ukumva nta kintu kigishobora kuguca intege. Nyamara kera baraza bakubwira bati Manwe, uzi yuko kanaka yakuvuza ibi nibi, ukirirwa utariyuta nta kintu wakora. Ariko noneho umenyera yuko watumbiriye Kristo, nuko babikubwira ukisekera ngo uti okay, nta kibazo, ntugire na comment. Yego, hari akantu kavuga ngo ukubwira yuko bakuvuze numutiza amatwi ukamwumva, ukabura ijambo umusubiza, witegure ko nawe arajya kuvuga ibyo wamubwiye. N'ubundi yego, iyo umuntu akubwiye ukamutega amatwi ukamwumva, noneho iyo atwara byinshi cyane, yaravuga ati uza agasuzugura agira shungana n'umunwa wawe ahubwo cyane. Yego, kuko nakubwira ngo Manwe ngo uzi ukuntu Manwere yakuvuze, ingwe mvuze ibiki, okay, araza avuge iryo jambo araryagura ribe rinini cyane. Ubundi cungana n'umutima wawe, nturakare, mbese ntumwereke yuko urakaye cyangwa hari n'icyo bigutwaye. Mubwira uti okay, urakoze kumbwira, umwihorere wigendera. Icyo gihe uba waramenye gutumbira icyo ari cyo. Amen. Icyo rero ibyo ni bimwe bikwereka yuko wamenye gutumbira icyo ari cyo, ko wahanze amaso Uwiteka. Nuko ibigeragezo biza, nuko iyo miyaga iza nk'uko Elisa yamuje imbere, ariko yose ukayibwira ngo nimuceceke ndabizi. Si uko Elisa atabonaga ko hari ibibazo, si uko atabonaga ko shebuja agiye kumukurwaho, ariko kuko yari azi icyo ashaka, yari yaramenye uwatumbiriye uwo ari we, yarababwira ngo nimuceceke ndabizi. Iyo uzi icyo ushaka ntufate icyo ubonye rega. Iyo uzi icyo ushaka ntufate icyo ubonye. Cyane rwose, iyo uzi icyo ushaka umva nta n'ikindi kigukumira imbere yawe. Imana rero itwigishe gutumbira Uwiteka, itwigishe kumenya uwo dutumbiriye ninde. Wifata hariya na hano, oya, menya inzira imwe, tumbira Kristo, niwe wenyine wagufasha muri iyo serwakira urimo. Yesu abaho umugisha. Amen. Kandi yenda abantu bashobora kuzibaza, bakwibaza ngo mbese
hari abantu badashobora gutumbira uwiteka niba bahari barangwa n'iki nk'abaye. Ubundi gutumbira uwiteka ni uguhitamo kwawe. Iyo wasobanukiwe icyo ushaka mu buzima bwawe ukamenya ko inzira z'Imana zitandukanye n'iza Satani, uhitamo iz'Imana ukagenda nk'uko Imana ibishaka, ukayikiranukira ukayikorera, ukaba ari utumbira. Wahura n'ikibazo ukaba ari usenga, ari usaba ubutabazi. Ntabwo ugisaba abantu, ntabwo ugitumbiriye amaso y'abantu, ntabwo ugivuze ngo umuntu ni uri bumfasha. Umenya ko Imana ari ikoresha n'abari abantu bakagufasha. Nta muntu n'umwe utemerewe pe, buri umwe wese yatumbira Imana. No guhitamo kwa buri muntu. Ariko hari benshi nyine bahitamo kumva ko hariho umuntu umwe yize kudusetsa, baramubwiye ngo ajye gusenga, yari yaraye mu rugo rw'abantu tuziranye. Noneho baramubwira bati ejo mu gitondo kuzinduka tujya gusenga, aremera ajyayo. Ubwa kabiri arabahakanira ati uyu munsi ntabwo njyayo kubera ikizi. Ati ibi byanyu byo guhora mujya gusenga muba mugiye kwibutsa Imana ko muhari. Ati ubu rero mushobora guhura n'ibibazo. Ati ariko iyo wicecekeye ukagiye ngiye, ati Imana irakwibagirwa. Ngo Imana irakwibagirwa ngo ninaguhamagare vuba. Ati ubwo mukomeza mujya gusenga izabahamagara. Ati kuko yigiye uraguhamagara ukitaba, ati ibyo simbishaka. Yanga kujya gusenga pe. Arahabwa ati uyu munsi nahonje. Ati mba ninywereye inzoga nkarara nyo. Ati burajya ngo njye n'Imana impamagara, ati ntago mbije sinjyayo. Abireka aricyo. Ariko reka nkubwire, wihitamo nabi kandi guhitamo neza guhari. Hitamo gukurikira Imana. Nta n'umwe wakurikiye Imana ufite igihombo imbere ye. Nukuri pe yaba ameze nka wa wundi ujya gusambana akava nko mu gihugu kimwe akajya gusambanira ahandi. Weho wacitse abantu kandi naho ugiye gusambanira byanga bya kiretse niyo yaba ari inzu yawe, hariho abaturanyi bakubonye. Hari abandi bakubonye nubwo batakuzi. Abo bakubonye rero wibuke yuko Imana ituye muri twe. Icyo ni kimwe. Wagendanye nayo urabeshya. Yego. Uzagarukana nayo urabeshya. Ni hahandi hawe. Ukuramo imyenda muri kumwe. Ibireba. Kandi umutima ukubwira. Kandi umutima uko utakuramo ibitekerezo by'icyo cyaho ugiye gukora. Niko n'ubundi utakuramo ibitekerezo mo kamere y'Imana muri wowe, kuko utuye muri wowe. Ubu umunyabyaha kugeza kuri wa munsi wa nyuma ubugingo buzatandukana n'umwuka n'umubiri. Bikaba mbese umubiri ugasubira mu gitaka n'umwuka ugasubira ku wawutanze. Aho niho nyine ubwo Imana izaba yakiye umwuka wawe, umubiri nawe usuye mu gitaka. Ariko indi minsi yose burya kandi nabwo umwuka nyine uzahorana nayo. Niyo mpamvu wikwiri kuvuga ngo nagiye ngo uyu munsi ngo ndajya gusenga, ngo ejo ninsubira gusenga ngo ubwo Imana ngo izampamagara vuba. Yaguhamagara vuba uraho, yanaguhamagara vuba uri mu nzu yawe. Utagiye yaguhamagara yagushatse. Ahubwo dukurikirane rya jambo rivuga ngo ko ya minsi rusa kutwegera. Turushaho kugira guterana kwera kugira ngo ahari Umwami Yesu nkuko yagiye avuze ati nzagaruka nk'umujura, azagaruka asanga nyine tumwiteguye dufite amavuta mu matabaza yacu acanye. Murakoze. Amen. Yego. Imana ibaho umugisha cyane. Tugera ku musozo, ndagira ngo ahari twongere dukangurira abantu kwegera no kwizera Imana yacu. Kuko ni Imana idahemuka, ni Imana itaryarya, ni Imana itameze nk'abana b'abantu. Umwana w'umuntu yaguhemukira, yagusezeranya ariko nasohoza ibyo yakubwiye. Yakwizeza ikintu ariko nakigukorere, umva yanaguhemukira. Mu minsi yashize twaganiraga n'umuntu w'Imana atubwira ko abana b'imfubyi bahemukirwa, akaba afite abavandimwe base wabo na ba nyina wabo cyangwa se n'abandi bavandimwe, ariko umutungo wabo bakawubima pe, bakawurya neza neza. Abana bari aho babibonesha amaso nta kirengera. Ariko turagira ngo tubabwire ngo gukiranukira Imana no guhanga amaso Uwiteka ntago bipfa kuza gutyo. Biza kubera gukiranuka, kwibuka bya bindi bidatunganye ukabirekura. Rekura ibidatunganye, reka inzira zidatunganye. Ibitari ibyawe bisubize ba nyirabyo. Ibyo wambuye imfubyi n'abapfakazi bibasubize. Yewe niyo yaba atari imfubyi n'umupfakazi, na wa wundi niba hari ibyo wariye watwaye utaramwishyura kandi wenda waramwigurije, waravuze ati nguriza iki kintu cyangwa se ntizaho iki kintu, ngirira gutya mfasha, nguriza amafaranga nzayakwishyura ubu,
hanyuma warangiza ukagenda ukayaryamana kandi ubizi ko nawe yakeneye. Ndagira ngo ubwire rero ngo mwene data, gerageza gutumbira Uwiteka ariko ubanje gutunganya bya bindi bidatunganye. No mu nzu y'Imana birimo, hari abo bumva ngo baguze imyenda hanaha basabye ideni, ariko kuryishyura umuntu akamara imyaka 2-3 yatishyura rya deni kandi ariho akora, ubona afite ubuzima. Rero turabasaba kugira ngo dukiranuke dutumbira umwami Yesu. N'uwo mutumbira ukiranutse uzamusaba nawe azakumva, ariko n'umutumbira gusa udatunganya ibyo asaba, nukuri uzasenga ariko uwo musozi ntabwo uzawuvaho vuba. Umwami Imana rero abaho umugisha kandi abagirire neza. Amen. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Niba wakurikiranye kino kiganiro, turagusaba kugira ngo ugisangize abandi kugira ngo bamenye uko batumbira. Rega iyo ubikoze ubu dufashije ku mugabane, kuko uwigisha n'uwigishwa bagabanira imbere y'umwami Yesu, kandi niwe dukorera. Ubwo ari uko bimeze rero, Imana ibaho umugisha kandi bishimire. Twatangiye dusenga Imana, reka dusabe umushumba yongera asenga Imana. Data, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye nanone kubw'uyu munsi mwiza waduhaye. Turagushimiye kuri Imana yacu, uri Imana yumva gusenga kandi uri Imana itura muri twe. Mwami, turagusabye kugira ngo utwigishe kugutumbira, utwigishe kukwiringira, utwigishe kuguhozaho amaso, kuko nta n'umwe aguhejeho amaso Mwami wanjye azigera akorwa n'isoni. Rero Mwami, reka aya magambo dutije agere kuri benshi kandi bahabwe umugisha nawe, basobanukirwa uwo bagomba gutumbira, basobanukirwa ibyo bagomba kureka, basobanukirwa ibyo bagomba kugundira muri bo, kugira ngo Mwami wanjye bagere kuri. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Humugisha buri muntu wese udukurikira, humugisha Mwami n'abataratumenya kugira ngo batumenye, humugisha umukozi wa Mwami wanjye ukora bino biganiro iteka uko bukeye uko bwije. Umwagure kandi umugisha, abone kugukorera Mwami wanjye kari umugisha kandi ari by'agaciro. Tuguhaye icyubahiro, turagushimira kumva gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.